Reka twongere kubasuhuza nshuti tubaha ikaze nanone kandi nongera gushimira ku bantu mukomeje kubana natwe hano cyangwa no guha ikaze by'umwihariko abantu tugiye hano bwa mbere mubwira ngo ntiwibagirwe gukanda subscribe kandi uduhe like na comment yawe, igitekerezo cyawe ni ingenzi. Uyu munsi rero twabakoreye house tour tujya Kimironko, turi Kimironko ni i Kigali nk'ibisanzwe, by'umwihariko turi Kimironko aho twaje gusura iyi nzu nziza iri kugurishwa miliyoni 190 z'amanyarwanda. Icyo ni igiciro cyiza, ariko kugira wabaye interese ni igiciro gishobora kumvikanwaho tugahukaturira mu gihe wabaye interese kuri iyi nzu. Inzu yacu rero nk'uko muri kwibona ni inzu nziza iri moderne y'ahantu heza muri quartier ya Kimironko mu Bibare. Ni umunota uvuye kuri kaburimbo principal, ariko tukaba turi nanone muri quartier turi ku muhanda wa kabiri uvuye kuri kaburimbo ya quartier. Nuko uyu muhanda wacu nta kaburimbo irajyamo, ariko very soon harajyamo kaburimbo. Inzu yacu rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salo 2 hasi no hejuru. Ifite igikoni cyiza mu nzu kiri moderne cyo mo imbere mu nzu ndetse no hanze. Inzu yacu ifite ikindi gikoni, tukagira iyi parking hano imodoka 3 ukaziparikamo neza cyane. Inzu yubatse mu buryo bugezweho, muraza kureba kuri video n'ibikoresho byayo biyubatse. Ni ibikoresho byiza cyane nk'uko muraza kugenda mubibona kuri video. Ngiyi rero parking imodoka 4 zishyiramo, tukagira ni jardin yacu, ubona ko ni jardin ikimera, ariko ubona ko nimara gukura bizaba ari ibintu byiza cyane. Muri kubona jardin yacu uko imeze, ntagira ko ariko nikura bizaba ari ibintu biryoshye. Iri mu kibanza rero kingana na metero kare 354. Ni ubuso bw'iki kibanza inzu yacu yubatse. Murumva ko rero ni inzu yubatse ahantu hisanzuye, n'inzu yisanzuye ubona ko ifite umwanya uhagije. Reka rero mbatangize kuri urugendo rwacu cyangwa se kuri tour yacu, mbereke imbere y'inzu, mbereke ubwiza bwayo uko bimeze. Tugitangira hano rero nk'uko muri kubona dufite bariko ya mbere ibanza hasi kuri salo, ariko ikaba iri kumwe n'icyumba cya mbere hasi abafite icy'abashyitsi, aho ushobora kwicara hano ukaba ureba iyi view yacu. Turi hasi, reka mbinjizemo imbere. Twagiye ujye gutangira hano, utangirira kuri salo yo hasi. Wow, urabona salo, ariko ntarabibagirwa kubereka abana urugi. Murebe urugi rugize ino nzu, ni urugi nziza rwiza cyane rugezweho. Sinzi ni inzugi nkeya wasanga rufite urugi rumeze nk'uru rwa karite. Muri kubona imbaho zigize iyi nzu, mutegereze neza urabona uru rugi ni urugi ruri karite. Uburyo ki inzu yacu yubatsemo ni mu buryo bugezweho. Urabona urugi ukuntu rumeze. Wow, ni ibintu byiza cyane. Reka nkomeze mbereke. Iyi ni salo, wana salo yo hasi, kandi mwibuke ko no hejuru dufite indi salo. Inzu yacu ifite salo 2, ibyumba 4, toilette 3 na salo na salamanje. Wow, wana hano turi muri salo hasi. Murebe, reba urumuri ruhagije, wana ko ifite urumuri rwiza ruhagije. Wana amatara hejuru, wana ko iyi ni inzu nziza iri moderne. Reka mbereke dukomeze. Aha tugeze muri salamanje, muri kwibona iyi salamanje yacu uko imeze. Wow, mubona ko ni ibintu byiza cyane. Ni inzu igezweho ya karite. Bantu bacu baba diaspora, iyi nzu ndahamya ko itari bubacikwa, ko ni nziza yisanzuye watuzamo famille yawe, ibintu bikagenda neza. Ubona ko iki gikoni namwe muragenda mumbwira uko ibintu mwagiye mubibona. Please ntimugende mutampaye commentaire zanyu ngo mumbwire uko iyi nzu mwayibonye, ndetse no ku mafaranga yayo 190, kandi nabwo akaturwa. Urumva ko ni igiciro cyiza kuri inzu iri moderne nk'iyi. Igikoni ngira ngo mwakibonye uko kimeze, igikoni cyiza kigezweho, igikoni kiri moderne uko muri kwibona. Reka dukomeze ubwo maze kubereka hano mu gikoni, ubwo ngiye kubatambagiza mu byumba. Ubwo reka mbereke icyumba cya mbere. Hano hasi dufite icyumba kimwe gifite douche na toilette,
yacyo cyumva ko kirihariye. Iki ni icyumba gifite dushe na toilette cyihariye uko muri kubibona. Akandi karusho rero kuri iyi nzu, buri cyumba gifite garde-robe yacyo, muri kubibona. Buri cyumba gifite garde-robe, ni ibyumba binini byisanzuye, ibyumba uryamo. Noneho hano usohotse hano no ufite umuryango ujya hanze nk'uko natangiye bibabwira, ukaza kuri iyi bariko yo hanze. Ushobora kuza hano ukajya uhatera intebe urambiwe mu nzu ukicara hano ukaba wirebera hanze. Yes, ubwo rero mvuye kubereka hasi, tugiye gukomeza ngende mbereke upstairs cyangwa se hejuru uko hameze. Ni ukuzamuka kuri izi sikariye, izi esikariye, kugira ngo mbereke hejuru uko hameze. Bagiye ubwo tugeze aha, tugeze kuri salo ya kabiri. Nkuko nababwiye, inzu yacu ifite salo ebyiri. Iyi ni salo ya kabiri. Wow, ni inzu nziza, inzu igezweho, wakwishimira kugura inzu yagutse. Ubwo tukiva aha ngaha kuri salo ya kabiri, bageze mu byumba. Hejuru dufite ibyumba bitatu, nkuko nabwiye ko hasi dufite icyumba kimwe. Ubwo hejuru dufite ibyumba bitatu, hejuru ibyumba bitatu, ariko ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Dore icyumba cya mbere hejuru ngiki, uri kukibona ko ni icyumba kinini. Hano buri cyumba cyose kirisanzuye, kandi nkuko nakomeje mbibabwira, buri cyumba gifite garde-robe yacyo. Wow, ni ibintu byiza. Iyi ni inzu igezweho uburyo yubatse. Dore iyi dushe na toilette, ibyumba bibiri birayisangiye nkuko nabibabwiye. Muri kubona ko buri nzu ahantu hose harisanzuye. Ni ibintu byiza cyane. Wow, ubwo tuvuye kureba iyi dushe rero n'iyi toilette yaha kuri ibyumba bibiri, ubwo ntabwo hamwe n'iki cyumba bisangiye na hariya tuvuye dushe na toilette. Urabona ko ni ibintu byiza cyane. Hano ibintu byaha byose ni sawa cyane. Aka ni akabati. Hanze rero akarusho hano ni iki cyumba gifite bariko, nkuko muri kubibona. Iyi ni bariko yaha kuri iki cyumba. Hano ugashyira gushine hano ureba view Masoro, ureba Kanombe hariya muri kuhabona, ukareba Zindiro, Masoro, hariya hose ni ibintu byiza nkuko mwagiye mubibona. Reka dukomeze. Ubwo maze kubereka ibi byumba byacu bibiri bisangiye dushe na toilette, hatawe iki rero, ubu ngiye kubereka master bedroom. Wow, bayinjiyemo. Wow, biratangaje. Reba iki cyumba, ni icyumba cyiza, icyumba cya nyir'urugo rwose. Master bedroom, urabona wardrobe ukuntu ingana, nini cyane. Wow, ni ibintu byiza. Garde-robe y'insirimu rwose igezweho nkuko muraza kugenda mubibona. Wow, bayibonye garde-robe, ubona ko ni ibintu byiza. Urabona ko garde-robe yacu ari nziza. Iki cyumba mwabonye n'amakaro agize inzu, ariko ukuntu ari amakaro meza. Ni inzu nziza, njye nakunze n'urumuri rwayo rurisanzuye. Reka tujye muri dushe cyangwa se, wow, reba amakaro agize muri iyi dushe ya master room. Wow, jacuzzi, sinzi niba muri kuyireba. Iyi nzu ni nziza, sinzi, muraza kumbwira namwe muri commentaire zanyu. Iyi nzu, wow, amazi, ibintu ni sawa. Muraza kumbwira muri commentaire yanyu ko namwe ibintu mwabibonye, mumbwire uko bimeze. Ubwo tuvuye muri dushe ya master bedroom, ngiye kubereka hanze kuri bariko yayo.
uko imeze. Wow, ariko iyi nzu ifite umwihariko. Ariko nimurebe runo rugi, ni urugi n'idirishya rusohoka hanze, uno muryango usohoka hanze ujya kuri bariko ukuntu bimeze. Noneho ugahita ukingura ukahita wow, amazing. Reba, murebe bariko ukuntu ingana. Reba, ubundi bariko yo hejuru ku nzu kuri iki cyumba cya master. Dore, iyi yose ni bariko kuza. Muri kuyibona? Urabona ukuntu iyi bariko ingana? Murebe namwe. Dore, kuva hano ukagera hirya, hano ushobora kuza ukajya n'igitanda ukiryamiraho, uyireba none uri hano wicaye kuri bariko ureba iyi view, akayaga bimeze neza cyane. Urabona view, ufite view nziza, ureba Kanombe ugakomeza ku nganda, Masoro, ngahariya kuri Awuka hose ngara i Kanombe. Reka noneho ubwo turarangije, ngiye kubereka hanze mu gikari inzu yacu uko bimeze. Wow, iyi ni inzu nziza, njye nayikunze. Yanakunze urumuri rwayo cyane cyane. Namwe munaza kumbwira uko ibintu mwabibonye, inshuti za Iwawe Property. Katumanuka kuri izi stairs cyangwa aya masikariye, tugiye hanze kubereka uko hanze bimeze, kureba igikoni hanze n'inzu y'umukozi. Wow, iyi nzu ifite ibikoresho byiza. Mubona no muryango uko umeze we. Twagiye. Reba iyi gate ifite amatara 10. Reba, sinzi impamvu yavugaye amatara ntayakije ngo murebe ubwiza bwayo ukuntu biba bimeze, amatara ari kwaka. Ubwo dukomeje hano, ngiye kubereka hano, ubwo ukomeje hano uba ngiye mu gikari. Rero mu gikari ukuntu aho hangana. Wow, biratangaje. Inzu ikomeye nziza. Dore mu gikari, kiriya ni ikigega cy'amazi. Aha dufitemo inzu y'umukozi. Abonye mu gikari ukuntu hameze. Reba icyo kibuga cyose kiri hano. Aha ni mu gikari hayo. Wow, ngiyi. Harimo inzu y'umukozi, dushe na toilette. Aha dufite icyumba, igikoni cy'amakara. Wow. Reba iki gikoni wese ko hari inzu zo mu nzu kirusha ubwiza, gifitemo n'amazi. Wow, iki gikoni gifitemo n'amazi, kubona akoresha amakara nako kirasukuye. Inzu nziza. Nkora iki kugira ngo ino nzu muyikunde koko? Wow, inzu y'umukozi. Wow, ni ibintu byiza cyane. Iyi nzu nizere ko namwe mwayikunze. Munaza kumbwira muri commentaire hasi. Nyaboneka ntimugende mudakanze commentaire, kuko aha kuri Iwawe iyo estate ndifuza ko njyewe ngomba kubaha buri kintu cyose mwifuza. Umuntu utazagurira inzu hano cyangwa ikibanza, simbizi, muzaba mutari, sinzi ikindi kintu ahantu mwizeye kuzagurira atari hano kuri Iwawe estate. Nuko reka mbashimire rero, kandi bashimira kubw'umwanya mwafashemo mureba iyi video y'iyi nzu yacu twabazaniye. Uko nababwiye, turi Kimironko mu Bibare, n'ahantu twabazaniye inzu nziza. Rero twakoze urugendo mu buryo butari bworoshye, ariko turavuga ngo reka dukorere inshuti zacu, inshuti za Iwawe Real Estate, ariko kugira ngo mubashe gutura ahantu heza, mutura ahantu mwishimiye, ukaba ahantu wumva kuri comfortable yaho uri, fier yaho. Inzu nziza nk'iyi ngiyi $190,000 tukagukaturira, ni igiciro cy'negotiable wamaze gukunda iyi nzu. Reka rero nongeye kubashima rero, kandi kubwo mwanya wanyu mwakoze. Ubwo ntegereje icyo mubitekerezaho, muraza kumbwira hasi muri commentaire. Kandi nyabona umuntu uri gukunda ibyo tushyiraho, nubona ibintu wabikunze, ntiyayiwe kugenda tuduhaye like, kandi ku muntu utakanda subscribe, iki ni igihe cyawe. Ikintu nkubwira cyo mbizeza, umuntu utaragura ndahamya kuzagura. Tuzabazana ibintu byose, tuzabaha ibintu byose, ibibanza, amazu, buri wese azajya yisangamo. Nemere mwamuri kumwe nk'ibisanzwe.
reka mbashimire naho ubutaha, mwakoze cyane.